hari icyo yitwaje, hari izindi mbaraga zaba zimurimo. Njye niko nabibonye, naho ikibazo cyo mu mutwe cyo ntacyo afite, ahubwo afite umudayimoni w'agasuzuguro. Ibi byabaye ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatandatu tariki 3 z'ukwezi kwa 7 2021 ahagana ku isaa 9:25 z'umugoroba, aho uyu mukobwa wari utwaye imodoka yo mu bwoko bwa Toyota ifite plaque RAF 298B yarageze mu gasantere ka Nyabugogo ahazwi nko ku mashyirahamwe. Abapolisi baramuhagarika bamubaza ibyangombwa nk'uko bisanzwe bikorwa mu muhanda, ngaho kugira ngo ahereze umupolisi ibyangombwa nk'uko yari abimusabye, ahubwo atuma umwana w'umusore amazi mu ndobo atangira koza iyi modoka mu muhanda rwagati. Uko iminota yashiraga niko abaturage bagendaga barushaho kuza gushungera ibirimo gukorwa n'uyu mukobwa, ibyo batatinye kuvuga ko yaba afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, abandi bakavuga ko ngo yaba afite amadayimoni y'agasuzuguro. Njye nari mvuye muri serivisi za banke hariya kuri Beka, hanyuma asanga bafunze, ndavuga ngo reka njye hano imbere kuri Equity hari igihe nasanga hafunguye. Nkigera hano mbona iriya vatiri iraje ifungiye feri hariya itinda kuhava, haba haje imodoka ya Pandagare. Umupolisi abaramubajije ati se kuparitse nabi kandi ukaba uparitse aho? Umukobwa aramusuzugura aramwihorera. Ya modoka ya Pandagare yanga gukomeza ngo igende, hanyuma aramwinginga umupolisi umwe, abonye akomeje kumusuzugura ava mu modoka, araza aramwegera aramubwira ati va mu modoka tuvugane, ni kihe kibazo imodoka yawe igize? Umukobwa aramusuzugura ntiyavuga habe na cwa, nuko byagenze aramusuzugura. Umupolisi arangije agira umujinya, aramubwira ati noneho sohoka muri iyo modoka tuvuganire hanze. Umukobwa avuye mu modoka n'ikiburi cyinshi atari kumusubiza, n'umupolisi nawe yararangije gufata umujinya. Ubwo umukobwa ahita ko afata igipipiri cy'amazi, abafunguye imodoka imbere, hari imbere abateretseho igipipiri cy'amazi gutya, atangiye kwifata mu mifuka, bagiye inyuma y'imodoka. Ngira ngo ni byoroshye, tuba dutangiye guhurura. Ubwo haba haje umuntu w'umusore, sinzi ibyo bavuganye. Umusore aragenda amuzaniye indobo y'amazi irimo omo. Noneho mbona ibintu koko birakaze, ndavuga ko ari umukobwa ko ndi ari umusista, reka mwegere mugire inama. Ndamubwira sister, ushobora guca bugufi nkakugira inama? Nkakugira inama niba imodoka yawe yari igize ikibazo ukaba wari wanze kuyitura mu bantu, bisobanurire bareba polisi nabo ni abantu nkawe. Ubwo n'abaturage bari batangiye kumuvugira bati vuga ikibazo ufite wa mukobwa we. Umukobwa abanciye amazi, ndamubwira nyamara wica amazi ca bugufi, bariya bantu babwiza ukuri ikibazo ugeze, ahubwo ahitamo noneho guhita akahanagura imodoka bwangu imbere n'inyuma. Ukurikije ibibaye n'ibyo wonesheje amaso yawe nuko mwamwinginze, urabona yaba kuko ari muzima cyangwa ibyo abaturage bavuga bati yagenzurwa nimba adafite ikibazo cy'uburwayi akaba hakorwa isuzumwa, ubibonye ute? Njye uko nabibonye ni agasuzuguro, natekereje ko nkurikije uko nabibonye ashobora kuba ari umuyobozi akaba yararenze ku bapolisi bari bamufatiye mu ikosa. Kuko nanjye namubwiye nti ca bugufi uvuge yuko wenda imodoka ikunaniriye aha wanze kuyishora mu bantu, barakumva dore n'abaturage bari kukuvugira. Umukobwa nca amazi, hari icyo yitwaje, hari izindi mbaraga zaba zimurimo. Njye niko nabibonye, naho ikibazo cyo mu mutwe cyo ntacyo afite, ahubwo afite umudayimoni w'agasuzuguro. Ibintu bibahanga nanjye bisanze gutyo, ariko mbonye umukobwa wamwaka ibyangombwa yanga kubitanga kubera ikibazo yaragiranye ngo n'umuntu waruje ashaka kumuha abagenzi kandi adakora tagisi. Ubwo amubwira ko adakora tagisi, umupolisi rero nawe araza aravuga ati kuki wateje amutiyaje. Ubwo rero bamwatse ibyangombwa yanga kubitanga, biba ngombwa ko yigira ku modoka atangira kwiyogereza imodoka. Tubonye natwe nyine bibera hano gutya ubibona nabo. Bigenze bite nyirizina kugira ngo bitangire gute? Muri make nanjye narindi mu kazi
numva baramwa ngo hano hari umukobwa wafunze umuhanda, nanjye nagiye muri pause ntambuka mbibona gutya. Ibintu bimaze nk'iminota isaha igera nko mu minota 20, isaha n'iminota 20 rwose birayirangije. Uriya mushoferi we yanyweye bya biyobyabwenge by'inyamirambo, kurabona ko yapfuye ntabwo ari muzima. Twayobeye ikibazo afite, nimba ari muzima simbi. Ubonye ko habereye impanuka zigera muri 3, polisi iraje ihagarara nabi, imodoka ibirayigonze, haza n'indi modoka ya gisirikare nayo ibirayigonze. Ubwo rero ibintu bibiri natwe byatuyobeye, twayobeye byari byo. Bamwe bati uyu mukobwa wari utwaye imodoka bagenzura nimba nta kindi kibazo yaba afite cyo mu mutwe, wowe urabyumva ute? Ntabwo ibyo ngibyo sinzi niba ari ikibazo cyangwa uko byagenze, gusa nyine babikurikirane barebe ikibazo aho cyaba kiri. Urakoze cyane. Ngo bimeze bite bwa? Impamvu harambona ko nje nari ngiye kuzana amapiyesi hariya nsanga afanda ari kuvugisha umudamu utwaye iriya modokari, ahubwo ugasanga aho kugira ngo amusubize bavugane yifitiye indobo n'amazi n'igitambaro arimo arihanagurira imodoka. Nanjye nkora hariya muri gare hepfo barampamagaye bambwira yuko hano hari umuhungu n'umukobwa bakoze agisida, ariko umukobwa ngo yasuzuguye abayobozi cyane ku rwego rwo hejuru. Ngo polisi yamusabye ibyangombwa ahita yibera umunamba. Yabaye umunamba rwose. Twese n'ubu ngubu yanitse, ahubwo yashyizeho na Bibiliya hejuru hariya sinzi aho yayishyize. Bamwe bati Nyabugogo wagira ngo bahambye umusazi, abandi baturiye umukobwa agenzurwe nimba nta bundi burwayi, wowe urabibona ute? Njye ko nanjye nabibonye ashobora kuba afite ikibazo. Niba atanyweye afite ikibazo kiri naturel mu mutwe we rwose, uko nabibonye. Kubona ari umukobwa w'umusirimu? Ni umusirimu, ariko buryo ubusirimu ntabwo wabibonye utapimye umuntu. Abo hanze barabapima bakabanza bakareba yuko bafite ikibazo. N'uriya rero ashobora kuba afite ikibazo, kuko urebye ukuntu yaserereje abantu ntabwo yagombye kuba ameze kuriya. Ibi bintu bimaze igihe kingana iki? Bimaze hafi isaha irenga. Umukobwa yageze akabushungu rwose, ari koza imodoka nta n'icyo yoza, ahanagura gusa. Ubwo twakoraga iyi nkuru, uyu mukobwa twifuje kumubaza icyaba cyamuteye ibi, nimba yaba yabangamiwe na polisi cyangwa icyo yaba yifuza ku ruhande rwe. Araruca ararumira, ahubwo akomeza kutubwira ko ibyo turi gukora ngo ataduhaye uburenganzira ashobora kuduhanisha. Nta burenganzira mwansabye bwo gukora itangazamakuru, murabihanirwa. Uyu mukobwa waje guteza ubucucike bwinshi bwanabereyemo impanuka zirenga 3, imodoka zigongana ubwazo, abaturage bari bumiwe, none haza gukora igisa na kandare, aho yafashe umwanzuro wo guhagarara ku modoka ya polisi iyizwi nka Pandagare, nawe atangira gufata amashusho y'ibirimo kuba. Uyu mukobwa wanyuzagamo arimo gukamera abaturage, nawe ubwe agafata selfie cyangwa se ifoto yiyerekejeho, byatunguye abaturage batari bake. Nyuma aza kumanurwa na polisi kuri iyi modoka ya polisi, yambikwa amapingu, bahita bamujyana. Ubwo twavuga muri aka gasantere ka Nyabugogo hari ku isaha y'isa 10:18 z'umugoroba, abapolisi bari benshi bahagaze iruhande rw'iyi modoka banayizenguruka. Umuhungu wari urimo wasinziriye, bigaragara ko asa nk'uwasomye ku gasembuye, aza gukingura iyi modoka, nawe yurira moto ahita akuramo ake karenge. Ubwo twahavaga iyi modoka yari igiparitse aha na polisi ikihari, ariko nyir'ubwite bamujyanye. Andi makuru tuzamenya kwitabwa muri yombi ry'uyu mukobwa n'icyo yaba yagirizwa, tukaba tuzabibagezaho mu makuru yacu ataha. BTN TV mu murenge wa Kimisagara mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Ndindahiro Valence Papi.